nibyo koko kunywa amazi bigira akamaro kihariye nk'uko na kokombure ifite ibyiza yihariye, nyamara nanone uruvange rw'amazi na kokombure rufite ibyiza ntagereranywa ku buzima bwa muntu nk'uko tugiye kubibaganirizaho. Mbere yo kubaganiriza ku byiza cyangwa se akamaro k'amazi arimo kokombure, reka mbanze mbasuhuze kandi mbashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye reka ngire nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel. Niba utarabikora nyabuneka kora subscribe kugira ngo ujye uhora ubana natwe. Ushobora kandi gukanda like utwereka ko wakunze ibi tukuganirizaho, cyangwa se ukadusangiza igitekerezo cyawe wanditse ubutumwa muri comment. Iyi ni Isano TV mu gace ka amagara n'ubukungu. Ese ni akahe kamaro k'amazi arimo kokombure? Icyambere, amazi arimo kokombure atuma uruhu ruba rwiza. Muri kokombure ubwayo harimo ibisohora imyanda mu mubiri ndetse na za vitamine, naho amazi yo azwiho kurwanya umwuma no gusukura umubiri. Uruvange rwabyo rero rwirukana imyanda ishajisha uruhu, rukarwanya kandi iminkanyari yaruzaho, ndetse amazi arimo kokombure arwanya utubara tuza ku mubiri kubera gusaza. Icya kabiri mu kamaro k'amazi arimo kokombure ni ukugabanya ibiro. Amazi arimo kokombure atera igihagisha ndetse anarinda inyota, dore ko hari igihe ugira inyota bikagendana no gusonza. Niba wifuza kugabanya ibiro, ifunguro ryawe rero ntirikabureho amazi arimo kokombure kuko anarinda kuryagagura cyangwa se kurya byinshi. Icya gatatu amazi arimo kokombure akora, burya amazi arimo kokombure afasha umutima. Kokombure ikungahaye kuri potasiyumu, uyu akaba ari umunyungugu mwiza ufasha abafite ikibazo cy'umutima. Ubwinshi bwayo rero mu mubiri bugabanya igipimo cya sodiyumu, iyi ikaba mbi kuko ubwinshi bwayo mu mubiri butera umuvuduko ukabije w'amaraso. Kunywa amazi arimo kokombure rero birwanya indwara z'umuvuduko w'amaraso, stroke n'izindi zafata umutima. Icya kane mu kamaro k'amazi arimo kokombure, burya amazi arimo kokombure afasha uburemere bw'amagufa. Nubwo muri kokombure hatabamo imyunyungugu myinshi, ariko habamo silisiyumu na manganese, imwe mu myunyungugu umubiri udakenera ari myinshi ariko ikenerwa ngo amagufa agire ireme. Kunywa amazi arimo kokombure rero birafasha amagufa agira ireme, bikakurinda za rubagimpande n'izindi ndwara zifata amagufa uko ugenda usaza. Icya gatanu mu kamaro k'amazi arimo kokombure, burya amazi arimo kokombure yongera amavangingo. Amavangingo, amazi, amanyare nk'uko byitwa mu mazina atandukanye, byiyongera iyo umubiri woroshye kandi urimo amazi menshi. Kunywa amazi arimo kokombure ni bumwe mu buryo bufasha abagore kongera aya mavangingo. Icya gatandatu mu kamaro k'amazi arimo kokombure ni uguhangana na kanseri. Muri kokombure habamo cerebestanis, iki kikaba ikinyabutabire kiboneka muri yo, gusa kikaba kizwiho gusohora imyanda mu mubiri. By'umwihariko kunywa amazi arimo kokombure bigafasha kurwanya kanseri ya prostate ku bagabo n'izindi kanseri zinyuranye muri rusange. Naho icya karindwi mu kamaro k'amazi arimo kokombure ni ugusukura. Kunywa aya mazi bizatuma unyara kenshi, bityo uko unyara aba ari gusohora imyanda n'uburozi biri mu mubiri wawe. Ibi bizakorwa vuba kandi birinde ko hari imyanda n'uburozi byakibika mu mubiri wawe. Icya munani tugiye gusorezaho mu kamaro k'amazi arimo kokombure ni ugukomeza imikaya. Muri kokombure habonekamo silisiyumu idakunze kuvugwaho cyane, nyamara ikaba ari ingenzi mu gutuma ugira imikaya ikomeye kandi ikora neza. Ubu ndabizi mutangiye kwibaza muti ese noneho aya mazi ategurwa gute? Ibyo byari ibintu 8 bigaragaza akamaro k'amazi arimo kokombure, bityo reka nkomeze mbashimire kuba mukomeje kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye reka ngire nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel. Niba utarabikora nyaboneka kora subscribe kugira ngo ujye uhora ubana natwe. Ushobora kandi gukanda like utwereka ko wakunze ibyo turi kukuganirizaho, cyangwa ukadusangiza igitekerezo cyawe wanditse ubutumwa muri comment. Iyi ni Isano TV mu gace ka amagara n'ubukungu. Ese noneho amazi arimo kokombure ategurwa gute?
Gutegura aya mazi ntibigoye kandi ni ibintu nawe ubwawe wakwikorera utiriwe utegereza ko undi muntu aza kubigukorera. Icyo usabwa ni ukuba ufite amazi meza na kokombure gusa. Icyambere ukwiye gukora, fata kokombure uyikatemo uduce muzenguruko ariko ntuyihate. Niba ushaka amazi yuzuye ikirahure urakata udusate 4 gusa, ariko kokombure imwe byibuze ugomba kuyikoresha muri litiro y'amazi. Icya kabiri ukurikizaho ni ugusuka amazi mu cyo yavangiramo, hanyuma ushyiremo twa dusate twa kokombure. Icya gatatu, niba wabona barafu yishyiremo kugira ngo twa dusate twa kokombure tutareremba. Utayifite ushobora gukoresha ibindi birusha uburemere kokombure ku buryo zijya ku ndiba ntizirerembe hejuru. Icya kane, bireke gutyo iminota byibuze 15 mbere yo kunywa ayo mazi. Icya gatanu ukwiye gukora, nyuma yo kunywa ayo mazi ongera ushyiremo andi kuko ntabwo intungamubiri zirashiramo. Nihashira amasaha 28 za kokombure uzijugunye ukate izindi. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho tumaze kubagezaho akamaro k'amazi arimo kokombure ndetse n'uburyo ushobora kuyategura. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye reka ngire nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel. Niba utarabikora nyabuneka kora subscribe kugira ngo ujye uhorana natwe. Ushobora kandi gukanda like utwereka ko wakunze ibyo turi kukugezaho, cyangwa se ukadusangiza igitekerezo cyawe wanditse ubutumwa muri comment. Iki ni Isano TV mu gace ka amagara n'ubukungu. Mugire amahoro.